Mbanje kubaha ikaze. Iyi ni Kigali The Toilet Talks Entertainment. Iyi ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa hirya no hino ku isi hose muri rusange. Ni iyi nkuru y'uyu munyagana wiyita umuhanuzi cyangwa se umuvugabutumwa, ndetse kugeza kuri ubu ngubu akaba amaze kubaka inkuge agaragaza yuko isi izarangira ku itariki 25 z'uyu mwaka ndetse zo ku kwezi kwa 12 mwaka wa 2025, avuga ko umuntu wese uzinjira muri iyi nkuge azahabwa ubuhungiro ndetse azabona aho gukirira ibyago bigiye kuba byagwira isi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ndizera ko aho uherereye hose umeze neza, kandi niba nawe utameze neza biraza kugenda neza. Mbanje kuguha ikaze muri ubwo buryo. So twihuse cyane rero, uyu mugabo akaba yitwa Ebo Noah, akaba ariyo mazina ye bwite, ndetse ku mbuga nkoranyambaga akaba yarazwi nka Ebo Jesus, aho avuga ko Imana yamutegetse kubaka inkuge. Ibi ngibi rero akaba yarimubwiye mu nzozi, aho Imana yamubwiye ko hagiye kuza umwuzure uteye ubwoba, ndetse bikaba bizahurirana no ku munsi wa Noheli. Akaba aribwo arivuga ati isi nibwo izarangira. So rero ibi ngibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi hirya no hino ku isi hose, cyane cyane ku mbuga ziri kugenda zivugwa hariya mu gihugu cya Ghana. Kugeza kuri ubu ngubu bakamaze kubona abantu bageze mu 3 ndetse na 25 bimaze kugenda bimukurikira ndetse binamufasha kubaka iyi nkuge, aho bavuga ko ari inkuge y'ubuhungiro, ariho bazihisha igihe iyo mvura izaba ije, aho Imana ngo yamubwiye ko umuntu wese uzabasha kwinjiramo ndetse n'inyamaswa yose izabasha kwinjiramo izarokoka. Ni inkuge navuga ngo zimaze kugera mu 10 magingo aya ngaya, ndetse imwe ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bageze mu bihumbi 6. Urumva ko ni inkuge zibafashe igihe kirekire, aho bamaze gukoresha ibiti ibihumbi 325. Urumva ko ni inkuge zitari ntoya, ndetse ni inkuge zitwaye igihe. Aho leta rero y'ikiriya gihugu cya Ghana yabibonye ko nta kibazo nyine kibirimo, banjije baramureka ariyubakira, aho ibigo bitandukanye by'itangazamakuru ndetse na za meteo zose zigenda zigaragaza yuko nta prediction cyangwa se nta kwitega imvura nyinshi izaba ihari, ishobora guteza umwuzure w'isi yose kuri ayo matariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, aho bagaragaza yuko nta mvura nyinshi ihari. So ibi ngibi rero bamwe barabyemera, abandi bakabihakana, kandi wibuke burya no muri Bibiliya biranditse ngo igihe Nowa yari arimo kubaza inkuge, ndetse hari hariho izuba ryinshi, benshi bakajya bamunnyega bamuseka cyane, bavuga ko bitazashoboka cyangwa se bavuga ko nta mvura izagwa. Ndetse ni mu gihe imvura rwose yarabuze burundu, aho benshi bavugaga ko nta mvura izigera igwa. Iyo mvura nyine Nowa bavuga, ariko byaje kurangira iguye. Rero uyu mugabo nawe avuga ko ari Nowa w'iki gihe, cyangwa se ari Nowa ugezweho, aho Imana yamutegetse no kubaka inkuge igezweho yakira abantu ibihumbi 6 kugira ngo azabashe kubahungisha mu gihe bazabasha kuba bamwizera. So ibi ngibi rero n'ubundi yakunze kugenda bigaragaza ku mbuga ze zigiye zitandukanye, yaba za Facebook ndetse na za TikTok. Cyane cyane kuri TikTok niho akunda kuba ari kugaragara, ndetse ari no gusenga agaragaza ko yiyirije, ndetse iruhande rwiza mu gihe hakaba hari amatungo agiye atandukanye, aho bigaragaza yuko aba yiteguye kwinjiramo, ndetse igihe cyose hazabaho ikintu nk'icyo ngicyo akaba yiteguye kwinjiramo, ndetse n'ibindi bikorwa byose bigiye bitandukanye akunda kugenda agaragaza ku mbuga ze zigiye zitandukanye za Instagram, aho abantu bamuhaye attention ihagije rwose, ubona ko yashyizeho ikintu gihita kigira views nyinshi cyane kugira ngo babashe kuba babikurikirana. Aho abo bantu nyine bagenda bamufasha bagiye baturuka mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye by'isi yose, aho bigaragaza ko bamwe bamwizeye. So rero ngayo nguko. Ese uratekereza ko isi ibaye irangiye kuri ariya matariki, cyangwa se narangiye none ahangaha uyu munsi, wowe aho waba uri waba umeze gute? So nguko ibya Ebo Noah, ndetse no kuvuga ko imvura izagwa, ndetse iyo mvura ikazaba izamara imyaka igeze kuri 3, ndetse muri icyo gihe cy'imyaka 3 yose akazaba ari muri iyo nkuge. Wowe urabibona gute? Ese
nawe urumva kuba wamwiyungaho mu kubaka inkuge yaba ari amahitamo meza, cyangwa nawe wahitamo kumuseka. Gusa n'abamuseka ntabwo tubaniega, kubera ko muri Bibiliya haranditse ngo ntawuzi isaha ndetse n'igihe iyi si izarangirira, kandi hakongera kandikwa ngo Imana yaduhaye ikimenyetso cy'umukororombya kigaragaza yuko itazongera kurimburisha isi amazi ukundi, ahubwo izarimburisha iyi si umuriro. So ngayo nguko mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nimba utarakanda subscribe, reka nkubwire ngo waracitswe, yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose biba biri kugenda bivugwa hirya no hino, cyane cyane mu binyamakuru. Murakoze.